Danieli wamureba inyuma, Danieli wamureba imbere, Danieli wamureba uturutse aha, Danieli wamureba nijoro, Danieli wamureba mu gitondo, Danieli wamureba ku manywa, Danieli wamureba inzara yateye, wasangaga ari wa mu Danieli wubaha Imana. Yaba mushaka ko twinjira mu mabanga y'Imana, yaba mushaka ko twinjira mu bwiru bw'Imana, yaba mushaka guhabwa umwuka wera w'Imana, yaba mushaka guhabwa impano z'Imana, yaba mushaka kuvamo abakozi b'Imana, nshuti bene data, hari aho dusabwa gukatira bimwe tukabireka. Komera Imana amashyi ntacyo bitwaye. Reka tumwakire dukomera Imana yacu amashyi. Reka zane na Pastor Sumuta amushyire mu biganza by'Imana. Muhaguruke. Icyubahiro ni cyanjye, ni icy'Imana. Reka twakire ijambo ry'Imana dukomera Imana yacu amashyi menshi, kandi twakira n'abakozi b'Imana. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo haguruka, haguruka tugiye kwakira ijambo rya Nyiribiremwa. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana, tugiye mu nyigisho, dusaba Imana umwuka wera tuganze kugira ngo ibyo bagiye kutwigisha bidusigaremo, umwanzi ataza kubitwambura. Turakubashye Mana igira neza, kandi dukomeje kugushima kubw'ubuntu n'urukundo rwawe rutagira akagero. Izina rye nirihabwe icyubahiro. Turagushimira Mwami Imana kutureba ukamenya ibyo dukennye, kutureba ukamenya ibidukwiye, kutureba ukamenya ibyo dukwiye kumenya. Muri urwo rwego Mwami tugushimira kwa duteguriye semina iki cyumweru kugira ngo ubuhanuzi bwa Danieli tubwige tubumenye, kuko Mwami Imana hanze hari ubundi kundi buryo babuvuga bupfuye, ndetse Mwami Imana hari ukundi natwe twabyize cyangwa twabisomye bikatugora. Tuguhaye icyubahiro ku bw'ino opportunity uduhaye kugira ngo twige. Turabizi Mwami Imana ko kwiga ariko kuduhesha kujijuka. Turagushimye rero ku bw'icyo kintu kizaduteguriye. Sengeye imitima y'aba bantu bawe twese two turaha, kugira ngo Mwami Imana turinde kurangara, turinde kwinjirirwa, ahubwo mwuka wera tuganze kugira ngo ibyo bagiye kutwigisha byose bitwungure kandi bitwubake, ndetse tugirirwe n'ubuntu natwe two kujya guhamagara abandi babizi nayo baze babyige. Dusengeye umukozi yaduteguriye kino cyumweru cyose ngo umuhe umugisha, nahagarare mu mbaraga zawe nk'uko usanzwe umukoresha tugafashwa akatwigisha tugahugurika. Niwongere Mwami Imana umukoreshe mu buryo budasanzwe, ku buryo imitima yacu iza gusohoka inezerewe tuvuga ngo Uwiteka avuganye natwe. Turagushimiye rero kugiye kuduha umugisha uciye muri we. Turakwakire tugukomera amashyi tukunezerewe kuko ugiye kutugirira neza, kwirukana ubujiji muri twe ahubwo tukakira ubumenyi bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Twongere dukomera Imana amashyi menshi, ariko nyabona n'ay'Imana mujye mureka tuyakome tukiri bazima. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Mbere ya byose nshimiye Imana yaduteguriye iki cyumweru kiza cyo kwiga ijambo ry'Imana, kandi nshimiye umushumba mukuru wansabye ko ari je wakwigisha muri iki cyumweru. Murabizi nkuko dukunda kubivuga, ni udushyira mu myanya akavuga tuzakora iki, uzakora iki. Mumfashe tumukomera amashyi tumushimire. Nkorera mu kiganza cya mwene so rwose, umureba umbwira uti wakoze kuza. Ndabanezerewe rwose ko mwaje muri benshi, ndabizi ko nejo tuzarutaho, ariko uyu munsi ndagira dukomera Imana amashyi kuba twaje. Oya mumbabare tuyakome rwose. Ngira ngo abakunda kuza mu iteraniro ryo kuwa kabiri murabizi uko riba rimeze, ariko turizera ko amaherezo bizagenda bikura kandi abantu bakitabira. Nkuko rero umushumba mukuru yabivuze, yabatangarije cyangwa twabatangarije, iki cyumweru tuzaba twiga inyigisho isaba ko tugenda buhoro, isaba ko tuvuga make kugira ngo muzarusheho kumva ibintu byinshi. Imbere yanyu murahabona igishushanyo, Damascene aze kumfasha akakantu kukamfungurira.
ndabona kadakunda ndagakanda ntikemere kandi niyo nkoni yampaye yo kuza kumfasha. Aha, kemeye. Murabibona hariya mpafite ishusho niyo tuzigaho, ndaza kuyivugaho, ariko ndagira ngo nsabe abadukurikiye bari online nabo bafate amakaramu, bafate n'impapuro, cyangwa se bafate agenda cyangwa se book note, bakurikire aya masomo. Sabe namwe wenda utabizanye uyu munsi yihangane, ejo azazane icyo yandikaho. Niba ufite uburyo bwo gukora record nabwo uzabikore. Ndashaka kubamenyesha ko ntabwo ibyo ngiye kuzigisha ari ibintu byigishwa inshuro nyinshi. No mu matorero menshi ntabwo babivuga. Aho narindi bankorera iyi bana, umwe yaje arambwira atese izingisho uzazitangira he, zatangirwa he? Ndabimubwira. Arambwira ati nintazi uyu munsi nzaza ejo, kandi asaba Imana nubwo ntari uwo mu idini ryanyu nzakurikirana izo nyigisho. Kubera iki? Tugiye kuzadekuvura ubuhanuzi kandi buremereye, bukomeye, isi itazi, abantu benshi badasobanukiwe. Kuko usenze amaze kuvuga, hari abahanuzi hanze aha binjira muri ibintu bakavuga ko bitari, bakabuza abantu inkingo, bakabuza abantu gutora, bakabuza abantu kuramya idarapo cyangwa kuzamura idarapo, bakabuza abantu ibintu byinshi cyane, bababwira nyamara binyuranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iki cyumweru rero ndakwifuriza, nkurira mu kiganza cya mwene se umubwira utarakwifuriza, ndakwifuriza kuhaba kandi ukahaba n'umutima wose. Ndaguhamiriza ndambuye ukuboko, uzava hano hari impinduka ibaye mu buzima bwawe no mu bitekerezo no mu mutima wawe. Komera Imana amashyi. Sinshidikanya tuzarangiza kuwa gatanu hari ikintu gikingutse ku bwonko bwawe, hari ikintu gishya umenye utaruzi kandi cy'agaciro n'umumaro mu buzima bwawe. Nsomera muri Daniel, niho tugiye gusoma n'ubundi gice cya 12 umurongo wa 4. Mama Asumuta, Pastor Asumuta, uraza kumfasha nanjye njya ngufasha. Akoze. Reka dusome Daniel ibice 12 umurongo wa 4, dusome mu izina rya Yesu. Nuko Daniel bumba igitabo ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Amen. Amen. Soma muri icyo gice n'ubundi umurongo w'9. Umurongo w'9 aransubiza ati, igendere Daniel, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishwa ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Amen. Amen. Reka nsubire muri aya magambo. Nuko Daniel bumba igitabo gifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Murongo wa 9 aransubiza ati, igendere Daniel, kuko aya magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Mwubura amaso, ngiye gutangira kwigisha. Mutarangara ni wajya unagira ibyo unota ubinote wongere usubiza amaso hano. Nabwiye ko bisaba kwigisha buhoro mu ijwi rito. Ni haza haleluya ndayivuga, ariko ndumva nshaka cyane kuvuga nkoresheje to iciriritse. Iki gitabo
tugiye kwiga kiba muri Bibiliya hagati, kikaba ari igitabo kiri mu mugabane wa 4. Buriya Bibiliya Isezerano rya Kera rifite imigabane 4. Munkurikire mundeba munyumva. Cyo rero kiza mu mugabane wa 4 ari nawo wa nyuma. Uwo mugabane ugizwe n'ibitabo by'abahanuzi 17. Kandi aba bahanuzi uko ari 17 nabo bagabanijwemo kabiri. Hari aho bita les anciens, abahanuzi bakuru. Unege amatwi munkurikire. Mbabwiraho igitabo cya Daniel giherereye n'impamvu cyahagiye. Abo bahanuzi bakuru, umwe ni Yesaya, undi ni Yeremiya, undi ni Ezekiel, uwa 4 nawe akaba Daniel. Ariko bikaba byaratangaje abantu kuba Daniel baramurobetse muri abo bahanuzi. Kuki? Igitabo cye ni gito cyane, gifite chapitre cyangwa ibice 12 gusa. Munkurikire neza. Iki gitabo tugiye kwiga gifite ibice 12 byonyine, ariko bagenzi be Yesaya wakagira ibice 66, Yeremiya akagira 52, Ezekiel akagira 48. Ndabasubiriramo. Igitabo cya Daniel ni gito, ndetse ushobora no kugisoma umwanya muto ukakirangiza. Gifite ibice 12 gusa. Ariko hakaba harabaye ikibazo cyo kwibaza ngo kuki yashyizwe mu bahanuzi bakuru bafite ibice 66 bya Yesaya na 52 bya Yeremiya na 48 bya Ezekiel. Byatumye bajya impaka, baravuga bati ntabwo byari bikwiye. Ariko bagarutse inyuma, barebye uburemere bw'ibintu bivugwa muri iki gitabo, bashyiraho igikumwe, barabyemeza bati uyu muhanuzi akwiye kuba mu bahanuzi bakuru. Ntakwiye kugiranwa na Mose, ntakwiye kugiranwa na Habakuki, ntakwiye kugiranwa na Hagayi cyangwa Yona. Akwiye kujya mu bahanuzi bakuru. Mwumve neza. Bagira batya rero icyo gitabo barakizana bagitereka mu mugabane w'abahanuzi bakuru. Buriya yitwa umuhanuzi mukuru. Icya kabiri, bafashe imyaka ya Daniel. We yagiye i Babuloni ari umusore afite imyaka 18. Bamwe bavuga 18, abandi 20, gutyo hafi aho ngaho. Ariko aba bagabo ni bagakobwe, bo bari mu myaka za 60, 50, bamwe bangana nanjye, abandi banduta. Uyu musore nawe baramuzana bamurobekamo. Reka mbabwire, gutoranya kw'Imana birakomeye. Nsoma iki gitabo byanteye gutekereza, kumbe Imana ishobora kukuzana udahwanye na barwibasira, udahwanye na bande yande, ikakurobeka mu bandi kuko yagutoranije, ireba icyo uzakora n'umumaro wawe. Komera Imana amashyi. Daniel rero yari umusore, ariko Imana iramuterura, iramutoranya, imushyira iruhande rwa Ezekiel, imushyira iruhande rwa Yesaya, imushyira iruhande rwa Yeremiya, nawe abarwa mu bahanuzi bakuru. Ndakwifuriza gutoranywa n'Imana no kubengukwa nayo mu izina rya Yesu. Iki gitabo gifite imiterere yihariye. Imana ikomeze ibafashe. Ndabona munkurikiye neza rwose, muri attentif, ndabibona. Iki gitabo tugiye kuzaganiraho muri iki cyumweru gifite imiterere yihariye. Uti gute? Nicyo cyonyine cyanditswe mu ndimi hafi enye, kandi ari ibice 12. Ubundi iyi Bibiliya dutunze, originalite yayo, origino yayo, cyangwa umwimerere wayo, yanditswe mu mpara kubiri. Isezerano rya kera banditse bakoresheje Igiheburayo, irishya bakoresha Ikigiriki
nabyo tuzababwira impamvu Imana niduha uburyo. Isezerano rya kera ryose ryanditswe mu Giheburayo. Ni iki gitabo rero cyonyine cyanditswe mu ndimi zigera kuri 3 kandi ari gito. Murankurikiye? Muzamune ndebe ko munkurikiye. Murakoze cyane. Kuva ku gice cya mbere ugasoma n'icya kabiri ukageza ku murongo wa 4 wonyine, ibyo byonyine byanditswe mu rurimi rw'Igiheburayo. Noneho kuva ku gice cya kabiri n'umurongo wa 5 ukagenda ugafata icya 3, ugafata icya 4, ugafata icya 5, ugafata icya 6, ugafata icya 7, ibyo byanditswe mu rurimi rw'Icyaramu. Ntihagire ubyitiranya n'Icyarabu, n'Icyaramu. Urwo ni ururimi rwakoreshwaga mu gihe cya Daniel, bakarukoresha muri commerce, mu bucuruzi no muri leta. Rwari ururimi rukomeye cyane rw'icyo gihe. Bandika igitabo cya Daniel rero, ibyo bice bikurikira kuva kuri 2 kugeza kuri 7 babyanditse mu rurimi rw'Icyaramu. Kuva ku gice cya 8 kugeza ku cyanyuma cya 12 barongera barahindura bandika mu Giheburayo. Nimwumvire icyo gitabo impamvu cyihariye gifite umwihariko wacyo. Bwira mwene so ngo tugiye kuziga igitabo gikomeye. Mumbwirire. Oya mumbwirire rwose. Tugiye kuziga igitabo gikomeye. Iki gitabo nanone gifite ibice bindi banze gushyira muri Bibiliya. Muri Bibiliya giprotestanti ntibirimo. Igice cya 13 n'icya 14 byo babyanditse mu Kigiriki. Igihe bakusanyaga ibitabo bya Bibiliya rero babigena babiha umurongo, basanga bitujuje ubuziranenge, babikuramo. Abanyagatolika barabitoragura bo babishyira muri Bibiliya yabo. Buriya abanyagatolika Daniel afite ibice 14, twebwe tukagira 10 ngahe. Babitoranije gute? Byo nabyo ntabwo ari isomo nabaha nonaha kugira ngo babigerenjure babyemere. Hari impamvu byaturutseho ibyo ngibyo yarabatoya. Igice cya 13 kivuga iki? Kivuga ngo Daniel akiranura urubanza rwa Suzana, niko titire yanditse. Urubanza rwa Suzana. Basomye iyo story baravati kameme iyi ni story isanzwe, ni ibintu bisanzwe, ntabwo kumeranjwa mu ijambo ry'Imana nyaryo. Babikuramo bagishyira ku ruhande. Igice cya 14 ngo ni Daniel arwana na Beli. Beli cyari kigirwamana. Yarwanye, ni naho bavuga ko ariho yagiye mu rwobo rw'intare, ariko basanga binyuranye cyane n'igihe ashyirwa mu rwobo rw'intare na Darius. Baravuga ati ibi nabyo tubikuremo. Igitabo cya Daniel nguko uko giteye, iyo miterere yacyo ituma ari igitabo gikomeye. Gifite ibice 12 bigabanijwemo ibice 2. Kuva ku gice cya mbere kugeza ku cya 6 bavuga ubuzima n'amateka y'abahungu 4 babaye agatangariro ku isi yose. Abo si abandi, n'uwahoze yitwa Hananiya, n'uwahoze yitwa Mikayire, n'uwahoze witwa Azariya ndetse na Daniel. Abo bahungu ko ari 4, buriya kugira ngo bitwe ba Saduraka na Bameshaki babihinduye bageze i Babuloni. Tuzabibona uko twigira imbere muri zinyigisho. Babahindura amazina. Nasanze kuguhindura izina no kukwita ukundi ntacyo bitwara umutima, ntacyo bitwara ibitekerezo byawe. Umuntu ashobora kukwita uko ashaka, ariko wowe ugakomeza umurongo wo gukiranuka. Yesu ashimwe cyane. Umuntu yagusebye uko ashaka kuvuga ibyo ashaka, ariko ntibigire icyo bifata. Hanyuma igice cya 7 kugeza ku gice cya 12 niho hari ibingibi tugiye kuzareba. Niho hari ubuhanuzi bwaje mu mayereko, kandi cyatangaje akenshi amayerekwa ya Daniel yari inzozi. Nibi bintu yabirose mu nzozi. Je navuze ntimbirose nahita mpamuka, nahahamuka. Dose ibinyamaswa nka biriya. Roti inka si kwirukana wumva ukumera.
wahagire mu buriri bagusukira amazi, rota injangwe se iguharamba. Iri yerekwa yagize ni umutima wa Bibiliya yose. Amen. Munyikiriza. Amen. Iri yerekwa rya Daniel ni centre, ni umutima w'ubuhanuzi bwose Bibiliya ifite. Ni umutima w'ubuhanuzi itorero ritegereje kurebesha amaso. Ndifuza ko Umwuka Wera ubana natwe azakingura umutima wawe, akawugura nk'uko yuguruye Koruneliyo na bagenzi be, maze Umwuka akaguhishurira amabanga wenda jewe ntazashobora kugeraho, ariko Umwuka akazayakwinjizamo akayakwereka. Imana ishimwe cyane. Iki gitabo rero nubwo kidafite ibice byinshi nkuko nababwiye, ariko ni igitabo gikomeye kirimo inyigisho nyinshi kandi z'ingenzi tutashobora kwiga mu gihe gito nk'iki dufite, ahubwo tuzibanda cyane ku bice bibiri gusa nkuko tuzabibereka. Igice cya kabiri hamwe n'igice cya karindwi nibyo tuzaganiraho muri izi nyigisho. Ibice byombi bikaba ari byo bibitsemo ubuhanuzi bugaragaza ibihe byashize n'ibyo turimo ubu ndetse n'ibigiye kuzabaho. Muzamenya impamvu amabendera y'ibihugu byinshi abamo inyamaswa. Mu Uganda bafite umusambi, ni twebwe twenyine dufite, wenda hari n'abandi dufite mu idarapo ryacu izuba. Bamwe bafite ingona, abandi bafite ibisiga bimeze bitya, abandi kuki biriya bihamura iki, bisobanura iki, biganisha bihagarariye iki mu isi y'umwuka? Ngira mwese ngo ibyo byose uzabisobanukirirwa muri iki gitabo. Ntabwo rero twakwinjira muri ibi bice ngo tubijye imuzi, tubijye ibwina, tutabanje kureba ninde Daniel. Uyu muntu wagize amahirwe, Imana ikamurobanura ari umusore, Imana ikamuzana mu rugo rwayo ari umusore, Imana ikamusukaho Umwuka Wera ari umusore w'umugenda utarakura ngo amenye isuku imeze. Imana ikamwihererana akarinda ajya mu bunyage, akagenda yagerayo akirinda kwiyanduza, agakomeza agakiranuka kugeza igihe Imana imukoresha iby'isi yose itangarira ni muntu ki. Ndatumira abasore muri aya materaniro. Imana ikunda gukoresha abantu bakiri bato. Kuki? Bafite ubuzima bugiye imbere buzamara igihe. Imana rero irashaka, n'uyu mugoroba irashaka ko abasore bahaguruka bakishyira mu maboko yayo, bakishyira mu biganza byayo, bakiyemeza kutayihemukira, nayo igahagurukira gukorana nabo. Dukomere Imana amashyi niba munyumva neza. Ni muntu ki? Munyamakuru witwa Joseph ni umugabo wanditse ibintu byinshi cyane ku bintu by'Abayahudi. Iyo ushaka ikintu cyabaye ku Bayahudi ujya gushaka igitabo cya Joseph. Ni wabivuye imuzi, yapfuye mu ntambara yo kubohoza Isirayeli. Uyu mugabo nibwo yapfuye. Uyu mugabo yanditse ibintu byinshi, yanditse amakuru kuri Daniel. Avuga ko Daniel akomoka mu rubyaro rw'ibwami. Ndagira mwumve uwo muhungu uko yari ameze.
akomoka mu rubyaro rw'ibwami kwa Zedekiya, ku mwami witwaga Zedekiya. Zedekiya yategetse Isirayeli. Ndetse si we wenyine, ahubwo na Hananiya na Mishayeli na Azariya nabo baruko, bari kompanyo, bari abantu bamwe. Umunsi rero abasirikare b'i Babuloni bagera i Yerusalemu bahateye, bari bafite itegeko rivuga ngo murebe abantu basobanutse abari bo muzana. Mwikubitiro rero murumva ko bitagomba guhusha. Uwaramukatumye akavuga ati murebe abantu b'Abanyarwanda bakomeye bameze neza, bahera ku bana banyakubaho, bahera ku bana b'abaminisitiri. Ijisho ry'abapolisi, ijisho ry'abajepe bateye Yerusalemu ryaje nta handi rireba, rihitira kwa Zedekiya. Danieli bamukomye kaci, Hananiya baramufashe, Mishayeli baramufashe, n'abandi. Abo bose bagenda muri turu ya mbere mu mwaka wa 606 mbere y'ivuka rya Yesu. Barabatwara bajya i Babuloni, urugendo rw'amezi 3. N'uyu munsi ufashe ikarita y'isi ukareba aho Isirayeli iri na Iraq iri cyangwa Iran, kuko niho muri Babuloni ya kera, ni kure. Uretse kuba hagenda n'indege za tureni n'ibindi, ariko icyo gihe bagendanaga n'amaguru. Aho bafataga rero bamwe bagendaga bikoreye ibiryo cyangwa abandi batwaye ibindi bintu, bose bagiye bityo. Urwo rugendo rwo Danieli yakoze ari umusore na bagenzi be muri iyo turu ya mbere bashyika i Babuloni. Bahageze Danieli arahareba, areba imyubakire ya Babuloni, areba abagore b'Abanyababulonikazi, areba abakobwa b'Abanyababulonikazi, areba ibinyobwa biri i Babuloni, areba ukuntu umudamararo w'abamaze. Abwira bene se atumva rero ndugu. Haleluya, 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 munyikirize haleluya. Arababwira atumva bene data, twebwe dufata icyemezo, nidupfa tuzapfe, nitubaho nabi tuzabeho nabi, ariko ntituziyandurishe ibi bintu by'i Babuloni. Zamura Imana icyubahiro. Nguwo umwanditsi w'iki gitabo habwa ati ntituziyanduze, twebwe dukomeze dusenge Imana yacu, ya yindi ya Aburahamu, ya yindi ya Isaka, ya yindi ya Yakobo, ya yindi yatunyuje mu butayu, ya yindi yatwambukije inyanja itukura, ya yindi yatwambukije Yorodani, ya yindi yatugaburiye manu mu butayu, ya yindi yaturengeye. Haleluya, haleluya. Mureke tuyikomezeho ntituzayihemukire. Bafata icyemezo. Kandi bari bagize amahirwe yo gukundwa, kuko Nebukadineza ngo akibakubita amaso impunzi zije, abacakara baje, ngo yabwiye Ashipenazi yari ofisiye ushinzwe urugo rw'umwami. Aba ofisiye b'icyo gihe bashinzwe urugo rw'umwami n'abagore be n'iki, barabakonaga bakabaka ubugabo bwabo kugira ngo babe ibisore barinde. Ashipenazi yari ofisiye superieur ushinzwe inkone zose zirinda abagore b'abategetsi. Muzamusoma mu gice cya mbere ngo nuko umwami ategeka Ashipenazi, aramubwira ati rero Ashipenazi, muri abo bantu baje ugenda urobanuremo abantu bafite ubwenge. Nicyo yahereyeho, bakerebutse, basobanukiwe, basa neza, bafite ubwiza, beza, bakuze neza, bariye neza, ubanzanire kugira ngo tubashyire mu ishuri ry'i Babuloni. Ashipenazi ageze muri iyo kongregasiyo, muri abo bantu bose baje, muri abo banyagano, uwo ni Danieli, uwo ni Hananiya, uwo ni Mishayeli, uwo ni Azariya, uwo ni arabatwara. Umwami ababonye
aranezerwa avuga ati aba ngaba bazaba muri kururu wa yari, bazaba ibwami, bazajya barya ibiryo ndyaho, bazajya banywa inzoga nywaho, bazajya babaho biyuhagiraho niyuhagirira. Nimwumve iyo privilege, nimwumve ayo mahirwe. Ari nkawe ndugu we, mumbariza utari nkawe ndugu, unkuye muri ubu bukuna sindya imvungure. Bagomba kurya imvungure wenda n'ubugari bw'ibigori, none bagiye kurya inkoko, none bagiye kurya amafi, none bagiye kurya inyama n'imboga n'imisaya, inzoga na za divayi n'iki byose. Mbega ikintu cyasaga n'amahirwe. Bwira mwene so ngo amakoma ava hakomeye, ariko mumbwira utama kugira ngo uzandike ibintu nk'ibi yanditse hagombaga sacrifice, igitambo. Nibwo ahamagaye Hananiya, hamagara Mishayeli, ahamagara Azariya, aravuga ati umva ibi biryo tubyitondere ntituzabirye. Uyu munsi umuntu yaguhamagara ngo aguhe inkoko ukagenda uguruka utazi n'icyo ari buyishyiremo. Munsi umuntu yaguhamagara ati ndakugurira akaburusheti nturwiyambije ukagenda n'inkweto wazambaye nabi. Ahubwo ati nzakura telefone ukava mu byimbo. Ariko bo muvuge ngo bo baravuze bati ibi biryo ntabwo tuzabirya, n'inzoga z'umwami ntabwo tuzazinywa, n'umunezero w'umwami ntituzawo, kugira ngo tutiyanduza tugahemukira Imana yacu. Dukomere Imana amashyi bene data. Bafata icyo cyemezo, baragenda biherana na Shipenazi, bambwira tumva rero twebwe ntabwo biriya biryo tubishaka, turabizira. Shipenazi atereka reka mutanzaniye ishyano, none se umwami ko azabasuzuma mu minsi 10 nasanga mutarabyibushye ngo mugire uruhu. Buriya hari ibiryo bitera uruhu rwiza, hari ibiryo bitera kumera neza, umuntu akamera neza. Ntimubizi se? Kahubwo ati uyu mwana yariye neza, uyu mwana bamugaburiye neza. Kandi koko muzarebe hari umwana ubona ukabona n'icyana cyiza. Jebe nibyo byana ndabikunda, nkunda no kubiterura. No mu muhanda yongezemo nkamubona, numva imodoka nayihagarika nkakiramutsa nkagiterura. Hakaba n'abandi ubona bahuye n'uruva gusenya, kabona misaya y'iryo, kabona ibyo biryo byari bifite amavitamini atuma abo bana, abo basore bazahagara imbere ya Nebukadineza akavuga ati wi barabyanga. Harababwira ati murarya iki noneho? Barambwira ati twe tuzarya ibishyimbo tunywe n'amazi. Nimwumve namwe, ninde wakwemera ibishyimbo n'amazi? Ifi ziri hariya z'ifiriti. Njya mbona niyo turi kuri safe service bashyiraho abarinzi ku nyama n'inkoko, niba bazi ko arizo zatunokoye. Ku bishyimbo nta muntu ujyaho, ku birayi n'ibijumba nta muntu ujyaho, ku bitoki n'ibindi byo, ariko ku nkoko biramwese uti ku nkoko. Ninde wajyaga kubireka? Barabireka, bafata icyemezo cyo kubireka. Shipenazi arabwira ati muzarya, barabwira ati tuzarya ibishyimbo tunywe n'amazi. Muri Bibiliya nyayo bitari yacu bavuga ko zari imboga, baryaga imboga mbisi. Barabirya ku wa mbere, ku wa kabiri, umunsi wa gatatu, wa kane, wa gatanu babirya bihishe. Shipenazi afite ubwoba ngo ku munsi bagiye kubamurikaho bazana abandi basore banyoye izo nzoga, bari izo nyama, bagize gote, basanga bamwe bameze bate, abandi nta cyahindutse. Babageje imbere umwe ati we toka ngo Daniel amugera imbere. Ya Nebukadineza atahubwo mwari ikisha. Shipenazi aratangara, abona ibanga, abona kuya mbere y'abakozi b'Imana. Dukomere Imana amashyi. Nguwo umugabo wavuyemo uyu mwanditsi wahishuriwe
ubuhanuzi bw'ikirenga. Ndashaka kuvuga icyaha. Yaba mushaka ko twinjira mu mabanga y'Imana, yaba mushaka ko twinjira mu bwiru bw'Imana, yaba mushaka guhabwa umwuka wera w'Imana, yaba mushaka guhabwa impano z'Imana, yaba mushaka kuvamo abakozi b'Imana, nshuti bene data, hari aho dusabwa gukatira bimwe tukabireka. Komera Imana amashyi ntacyo bitwara. Hari ibyo tugomba kureka. Wenda twe ntituzareka ibiryo, ariko tuzareka ibisindisha. Wenda twe ntituzareka ibindi, ariko tuzareka ibiyobyabwenge. Tuzareka ibyo byose bibabaza Imana. Tuzareka ibyo byose bishavuza Imana, byashobora kuyitera kurakara. Ahubwo duhitemo kumera uko tumeze, ariko dukomeze dukorera Imana, dukomeze twumva ijwi ry'Imana. Komera Imana amashyi. Nguwo uwo mwanditsi Danieli. Iyo avuzwe humvikana ibi bikurikira: yari umunyamasengesho. Icyo kiza kuri number 1. Uyu mugabo wanditse ibi bintu, wahishuriwe iri yerekwa, yari umunyamasengesho. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Turashima Imana ku itorero ryacu, buriya imwe mu nkingi ryubakiyeho ni amasengesho. Kandi kuva dutangiye, ba Vitali barabyibuka, ba Papa Obama n'abandi twabanye kuva tukiri ku Muhima, umutima wacu, fondasiyo yacu yubakiye. Turasaba Imana ngo tuzakomeze kujya tugira amasengesho mu itorero ryacu, kandi tuyakora atari formalite ngo n'ay'ukwezi ngo niki, ahubwo tuyakore n'umutima wose. Ni uyu ngubu ndibwira ko mu cyumweru gitaha tuzagira amasengesho. Danieli uyu uvugwa yari umunyamasengesho. Icya kabiri, yari umukiranutsi utajegajega. Yagaragazaga gukiranuka kwe. Byumweru bibiri bishize, cyangwa cyumweru gikurikirwa n'igishize, Mushumba Mama Bishop yigisha amagambo yo kuzana abandi, atwibutsa uburyo abantu batubona, uko batubona bikababera inzitizi. Danieli wamureba inyuma, Danieli wamureba imbere, Danieli wamureba uturutse aha, Danieli wamureba nijoro, Danieli wamureba mu gitondo, Danieli wamureba ku manywa, Danieli wamureba inzara yateye, wasangaga ari wa Danieli wubaha Imana. Imana ishimwe. Wamukomera Imana amashyi nta kibazo. Niko wamubonaga, yari umukiranutsi utajegajega. Nguyu muntu weretswe inyamaswa zikurikirana. Nitugera igihe yazerekwaga muzatanga n'ibisobanuro abamarayika bamuhaye byabyo. Yarasengaga akaba umukiranutsi utajegajezwa n'umugore we, utajegajezwa n'umugabo we, utajegajezwa n'abana be, utajegajezwa n'ubuzima arimo, ahubwo agakomeza. Nimuza kumugenzura situation yabayemo, yabaye hagati y'amacuma acanye. Uyu mugabo yabaye hagati y'amacuma acanye, yabaye hagati y'abaministiri akukorana nabo batamushaka, batamukunda, bamureguza bamushakaho impamvu, ariko akomeza kubabamo. Nshuti bene data, uyu munsi dufite abantu bananiwe no kubaho bari babacumbikiye. Ugasanga biramunaniye aho zazerera, kandi naho nta kintu yarabaye, ariko ugasanga byanze. Oya, Jesse nabashobora rero, nzemera mbuho ko nakabayeho, nzajya n'ahandi n'Inyagasambura rema. Ariko uyu mugabo tuvuga
yabaye hagati y'abaminisitiri bamureguza, yabaye hagati y'abadepite bamureguza, ariko ababamo asenga akiranuka yubaha Imana, arategeka arinda umusaza w'imyaka 93. We ntiyanatashye. Reka mbatangarize ko atanatashye ngo asubire i Yerusalemu, yagumye Babuloni arinda apfa bamuhambe. Igituro cye n'uyu munsi ngo kiri mu Buperesi. Wowe unaniwe no gukora aho baguhaye akazi ngo nuko bagutumye ugatinda waza, batari ko se ko tugutuma ugahora utinda bigenda bite? Ubwo ninde urakaye, ninde utari burye? Ni wowe. Nturi burye, nturi bugire turazingiza, uraruzingije. Niba kwa se kutari nzaba ndya narariye. Ubwo aho hantu uzahibesha wowe, kandi ntacyo wari unahaburiye. Niba ari ukurya waryaga, niba ari ukuyuhagira wiyuhagiraga isabune utagura n'amavuta byose wabibona. Hari ugasaba umuntu ahubutseyo azize icyo kintu cyo kuba adashobora gusuporuta ngo abaho hano. Nyumva nkubwire, turimo turiga igitabo cya Daniel, ariko nguyu mwanditsi turi kuvuga nuko yarateye. Barakubengutse baguhaye akazi, wari warazerereye, ugize amahirwe, barakubengutse baguhaye aho kuba, ubonye aho urara, none ngo utuntu duto nitwo tukubyimbije, nitwo dutumye utavuga, nitwo dutumye urara wicaye. Arikora Daniel yarahagaze, abana nabo ba ministry bakamureguza. Tewo niwe waririmbye ngo umugabo Daniel baramwanze. Bose babiri kandi izo ntare koko zirashonje, avamo babiri atabarwa. Amaze no kuva mu rwo, ntugire gwagiye kwaga ati mwambwa mwe munjugunyamo mugira ngo sinsenga se. Ntacyo yavuze. Ari nkawe ukavamo. Nuguhamagara abanyamakuru bose bo kuri TV wanu n'abandi, navuyemo bantayemo se bazi ko zahira navuye. We suko gira mwezo ngo Daniel suko yarateye, yarafite ubushobozi bwo kuba hagati y'abatamushaka ariko akahaba. Iyo ni kriteri, iyo ni karakteri ikomeye cyane ukeneye muri ubuze. Murabizi twese tubeshejweho n'abandi. Hari uw'Imana yagize ikiraro cyo kugira ngo ubeho. Yewe wowe urinjije ntubizi. Hari ab'Imana yagize ikiraro cyo kugira ngo ubeho. Niba rero ugize amahirwe kugira ngo ubeho, menya icyo uri cyo, menya aho uri, menya n'uri, menye n'uko wifata, bitume wemera ibibazo bimwe na bimwe, ariko bisuporo tunyuremo uhabe. Kandi reka nkumenera ibanga, amahari uzahavana umugisha, uzahavana icyo Imana yagambiriye kuguha. Yesu ashimwe cyane. Komera Imana amashyi. Iyo uvuze Daniel, uvuga umugabo udatinya. Ntabwo yatinyaga. Hoya miyereho ye ntabwo yatinyaga. Ariko nanone iyo uvuze Daniel ni umugabo w'ikinyabupfura. Namwe nimurebe ahishurirwe Nebukadinezari, amuhishurirwe ko azaba nk'inyamaswa akajya kuba mu ishyamba, ariko aze najya kumuramutsa ati Nyagasani nyaguhoraho, kandi yamaze kumwerekwa ko ari nk'inyamaswa. Nyagasani nyaguhoraho. Yagiraga ikinyabupfura. Yemwe bana bubu nkoresha iyo terime,
yemwe abakiri bato turiho turareba ikinyabupfura cyanyu tukakibura. bavuga ibyo mubonye mubibwira abakuru, ukareba nka mama Obama cyangwa papa Obama, uraba mama Obama ariko rwose burya rero washimye Imana mama Obama, yeba we mama Obama, mama Obama, mama Obama hore. hari n'abakivuga n'umushumba mukuru bakamuvuga mu izina, yewe si muvuga kandi murabona ndakuze, menya murusha n'imyaka, ariko sinshobora ngo mvuge izina rye. gute se bije bite? sinshobora no kurota narivuze, n'inzozi ntizishobora kumbeshya. sinzoduherutse gukubitanira kuri gihe cyo ko naramenye wenda ko ari uwuje nk'umushyitsi. nese bite ko mpagaze nje kureba Rugamba, niwe nshaka. niye Rugamba, niwe Rugamba, yo barambwiye nje hano Rugamba. ngira ngo nuko mama Bishop izina rye mudakunda kurimenya neza, hari nawe mwaza yamumushoza. kirazira Daniel yari umudisipline, yagiraga disipline, abo kubaha yarabubahaga, n'abari munsi ye akabubaha. ndakwifuriza kugira disipline, ndakwifuriza kugira ikinyabupfura. ndagira ngo mbanze mbategure murebe uwo tugiye kuzavuga n'ibyo yeretswe uwo ari we. who is this? ninde? yagiraga ikinyabupfura, akubaha protokole. reka nkoresha iki, hari n'abatuha protokole, akaza protokole akamwinginga. hano kuwa gatatu ukuntu tuba tumeze, protokole akamwinginga. murabona protokole ni umuntu wabisigiwe amavuta muri urusengero, umushumba yamushyizeho, umushumba aramwemera, amuhuriye murimo, ariko akahubwira ati haguruka nkwereke, muhaguruke mbereke. bazi no kwicisha bugufa abakobwa bacu n'abahungu. ati Yesu ashimwe, nibwo mukiza se, nimuze mbereke. oya jewe rero aha niho numvira ibintu neza. nubwo waba uhumvira ibintu neza ntabwo witegeka. mumbwire ngo ntabwo witegeka. nubwo haba ariho hakubera komforo nziza, ntabwo witegeka. icaraho bakweretse ko mu bukwe se uticaraho batakweretse ko baguhagurutse. ngaho se genda widunike hahandi, baza babwira ati we ngwino tubereke. ntabwo uzatera n'impaka ngo uvuge ngaho niwe ukunda. barakujyana rwose ishitabona, bakakunyuza imbere y'abantu. nigeze kujya mu munsi mukuru, ndagenda nicara hatankwiriye, nkurikiye uwo twari turi kumwe, nanjye ndagenda nicara iruhande. nawe ntiyanambwira ati muvandimwe ahantu, reka da. ndakomeza ndagangarara, ngiye kubona umuntu aturutse iriya, ari umwankadereri wa komine, araza. muze mbereke. ubwo iteraniro riyicaye nk'uku nguku, maze anyurana imbere y'abantu. n'abanzi nuko mpita ngenda nta naho nicaye. mubwire ngo tujye tugira disipline. ndimo ndavugira ibi mbabwira ngo Daniel yagiraga disipline. ntabwo yihuruzaga, ntabwo yajyaga no mu byo atatumiwemo, ntabwo yajyaga no mu bintu bitamureba. hari n'abazi kwihuruza bakajya no mu byo batatumiwe. nyamuneka nimureke kwihuruza. ngo ikirori cyabaye, ngo reka nanjye numva ikirori uko gishyuha. ntabwo bagutumiye, nta nubwo babikubwiye. sigaho. ikindi kritere ya Daniel ikomeye, yari umugabo ukora akazi ke neza, akuzuza inshingano ze. no mu bintu byatumye aba muri Babuloni imbere, murabizi yabayeho ku bwa Nebukadinezari arapfa, haza Berushazari barakorana, arapfa, haza Darius barakorana, haza Bakuru. Daniel yakoranye n'abami, ryaguye, bavaho bamusiga. waretse nawe uko uteye bigatuma ukorana n'abantu. yubahiriza inshingano.
z'akazi ukagakora neza. Iki kintu kiranga kikangarukamo, ukubaha abashobuja n'abanyokobuja. Nshuti yanjye, niba ari kuwa gatatu abo nabwiye mbiremera, twasabiye umwana akazi, aragenda ajya ahantu bameze neza, bafite ibintu bameze neza, maze aragenda agezeyo arigaragura koko. Kucyenjya kumusura ngo ndebe uko bimeze, njyana niba narajyanye n'undi mupasiteri, tugezeyo arakugendeye, ateruye cya gikombe cyane do cyose kimwe kinini, arazana. Tuba rero ahantu heza, ubu hano nta n'ikibuze pastor, hano nta kibuze, ibintu byose birahari. Ahinze ikawa, azanya amateremusi n'amatasi ngira ngo anyweshwa na bashebuja, byose abize, ariko numva umutima urankubise. Ibintu ari kwigaraguramo, aterura ibikombe bya nido bimwe binini, azana amatasi n'ibiki byose, haryo barabyemererwa cyangwa? Tukiraho nyirabuja baraje, arabireba arazenga, ndabibona ko nyine bimuteye ikibazo. Nuko yari yamaze gusuka icyayi, nyine ndakomeza ndagifata, ariko nyifata imiti mibunga n'abandi, uyu turajyana tu ntabwo ari busigara. Ese wowe niwe wigaragura mu bitanda byawe no mu byumba ngo nuko baguhaye kwa koropa? Ni wowe wigera imyenda yabo? Ese ni wowe kuki utagira ubwenge? Baramwirukanye da kuwa mbere rwo twaraye tuhavuye, ahise ataha. Araza arambwira ibisura cyakora, burya bahise banyirukana. Byagenze bite? Barya n'ibisambo, barya n'ibisambo pe. Burya rero ngo nuko nari nazanye ya nido. Wowe wayizanaga wayihawe nande se? Iramwe nese tujye ugira ubwenge, ukora akazi kawe neza. Kora akazi. Danieli yari umukozi ukora akazi ke neza, akuzuza inshingano, ibitamureba bikaba atari ibye, ibimureba akabyuzuza. Niba ugize amahirwe bakaguha akazi ahantu, uzuza akazi k'abandi, baguha imyenda yo kumesa. Ariko niyo yaba ni imashini koko, iyi myenda imashini yo yayishobora? Ndamesa iyo nshobora, iyo nashobora ubwo nyine uzubwira. Uzi ko bakora mu mfuko ukwezi gushize bakaguha amafaranga, uzagura ibyo ukeneye wowe? Cyangwa umeze nka wawundi najyanye simbuzwa muhaye akazi, yarashobewe, yari ku rusengero nawe Remera, arashoberwa, atagira n'ipantaro yo kwambara, atagira n'ikindi kintu. Ninginga umuntu ndambwira ni wamumpereye akazi ko agiye gupfa, arambwira tubwo ari wowe umumpaye uzamuza. Ndamwohereza aragenda, ahita mutangiza ibihumbi 150 kora mu Rwanda rwa Matora. Kandi akora iki? Areba baza, akingura imodoka, agira ati bamuha sase nkani ngo nuko ari je wamujyanye, ngo agereyo akoze nyirango iminsi 2, ngo afata amasengesho y'ihuduma. Kuwa gatatu ntiyakora, kuwa kane ntiyakora, no kuwa gatanu. Uwo muntu aranefona ambwira ati se wa mukozi byagenze, yararwaye byagenze bite? Ndambwira ni simbizi. Ngiye kumuranga ati nagiye gushima Imana, nari mfite umwenda w'Imana wayo masengesho, Imana ikomeza inyishyuza inyishyu. Wamupfuwe tagira ubwenge, Imana ikwishyuza ibiki? Ntabwo Imana ari umuryamyenda wawe, urayibeshyira. Uzuza akazi neza, kora ibyo ukwiye gukora neza, nubwo byoroheje ariko biragufasha, birakwinjiriza, kandi uzagira umugisha. Kora akazi neza, ntugasibe ngo nuko abamama basenze uti oya uyu munsi ntabwo nkora rwose. Uyu munsi ni wapi? Bisabe, niba biguhuze, niba tabiguha, we wuzuza icyo ushinzwe no kuzuza akazi kawe neza. Nguwo Danieli yuzuzaga akazi ke neza. Yari umugabo uzi gufata icyemezo cyo kwirinda. Ati binzabyirinda, twamuvuzeho.
yafataga icyemezo akaba agifashe. Niba wemeje kwirinda ibintu, byirinde. Niba ari abantu ugomba kwirinda, birinde. Ubona bagushora mu bibi, bagushora mu magambo, bagushora mu byaha, birinde. Fata icyemezo, uhagarare kigabo, wirinde. Hanyuma icyanyuma kuri Daniel, yari umugabo ufite ubwenge. Yafite umwuka w'ubwenge. Yamenye uko atwara ibintu, akamenya uko abifata. Yamenye uko yifata ahantu, yamenye uko yifata mu bandi. Yamenye ubwenge tuvuga ntabwo ari ubwo kugenda ugasoma ukamenya icyongereza. Ni ubwenge bwo mu mutima buguhesha kwifata ku bintu runaka, buguhesha uko uhagarara, kumera no mu itorero, no mu nzu yawe, no mu rugo rwawe, no mu bana wawe, no ku mugabo wawe n'ahandi hose. Nguyu Daniel wo tugiye kuzareba muri iyi minsi. Ndagira ngo uyu munsi nse nubaha umurongo tuzagenderamo muri inyigisho. Tuzagaruka kuri iri yerekwa. Tuzagaruka kuri iri yerekwa ry'inyamaswa enye. Ariko hirya ya ziriya nyamaswa hariya na hariya hari izindi batankiriye kuri karatasi. Ntabwo ari we wazibonye, ahubwo yasanze zaranyuzeho. Abona iriya isa n'intare ariko ifite amababa. Abona iyi ngiyi isa n'ingwe ariko ifite imitwe ine, ifite n'amababa. Mu bisanzwe nta nyamaswa iba isa kuriya. Abona iyi ngiyi y'idubu itambitse imbavu mu menyo yayo. Abona n'iyi nyamaswa idafite ishusho azi. Iyi tuzayitindaho cyane, ngira ngo mu gusoza, sinzi niba bizakunda ko dusoza, ariko tuzayitindaho cyane. Tuzabireba rero ejo, nibwo tuzatangira twinjire mu buhanuzi nyirizina. Uyu munsi nifuje kubaha open cyangwa openinga, ngo mbabwire igitabo tugiye kwiga icyo ari cyo, ndetse na nyiri kucyandika uwo ari we n'imibereho ye. Ndagira ngo isomo utwara muri uyu mugoroba, eske urashaka kumera nka Daniel? Ntumere nk'abahungu bambwa ati twe tugiye gusenga 21 pastor, tuzavemo tumeze nka Daniel. Ariko ntabwo ari Daniel ukora ibitangaza werekwa gusa, ahubwo ni Daniel ufite za kritere twarebye. Wowe uri muravuga ndashaka kumera nka Daniel, ngo Imana inkoreshe imbishurire nkora ibitangaza, ariko ntabwo ushaka no kugira wa mutima wari muri we. Dusaba Imana muri uyu mugoroba, naryo sengesho tugiye gusorezaho, tuvuga ngo Imana idufashe tugira umutima nk'uwari muri Daniel. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire. Ejo rero nzatangira ninjire mu buhanuzi nyirizina. Imana ibagirire neza. Munyemere ndari cyo umubyeyi wacu Mama Bishop yigire hafi adusabire kugira ngo tugire umutima nk'uwari muri Daniel. Mwanyemera tugakomera Imana amashyi, tuboneyeho n'umwanya wo kubakira. Imana ibaha umugisha, mwasanze twakiranye. Imana ibagirire neza. Imana ibaha umugisha Revera kubw'aya magambo meza na introduction y'iki gitabo cya Daniel. Twongere dukomere Imana yacu amashyi. Tugiye gusenga. Mwumvise icyo tugiye gusengera? Ntabwo ukoreshwa amateka utarayategurirwa. Ni ukuvuga ngo buriya Imana iyo ishaka kugukoresha, cyangwa nawe nimba wumva nyine ushaka gukoreshwa n'Imana, hari uburyo tugomba kugenda nyine. Buriya ahantu umuntu yinjira, ahantu ashaka guhagarara, ubu nk'umusirikare afite nk'umusirikare cyangwa se umupolisi afite uko agomba kwitwara. Niyo mpamvu yiga ibintu byo bitandukanye n'iby'abasivili, bakabanza bakamunyuza ahantu kugira ngo atazarira ibigori n'imyumbati nabyo bijumba tubona hariya kuri uriya muhanda ari ingabo y'igihugu. Ntibibaho, muzarebe nubwo basonza. Ntabwo yajya hariya afite intwaro, ntabwo byashoboka ngo mubone ari ku kijumba hariya na ya myumbati botsa. Njya nyibona hano ku Ntuza.
ariko siviriyani arayikubita pfa kumva inzara yamukubise nawe ahita ayikubita. Hari uburyo rero natwe nk'abakristo tugomba kwitwara, nimba koko tugomba kuba ingabo za Kristo, nimba tugomba gukoreshwa n'Imana, nimba tugomba kuba ab'umumaro mu bwami bw'Imana, hari uburyo tugomba kwitwara nk'uko muri kiriya ibyo ari byose zabicamo. Ubutware no gukoreshwa n'Imana hari aho nyine byaturutse, hari ibyo yanze kwiyandurisha, yanze kwiyandurisha ibiryo by'ubwami, yanze kwiyandurisha iby'isi, iby'abandi byakwanduza abandi, wenda nubwo bizamugirira umumaro ukurikije mu buryo bw'umubiri, ariko aravuga ati no, ibi ntabwo ari byo. Hari aho hari decision, hari icyemezo tugomba gufata, ukavuga uti ngiye mpisemo kuba iki, mpisemo kuba uyu, mpisemo kugendera muri iyi nzira, kandi wayigenderamo ukavuga n'impamvu yayo. N'uwashaka kuyigukuramo ntumwemerere, kuko icyo wizeye n'ibyo urimo ubyumva, ariko igihe utazabiha agaciro ntibizagira agaciro kuri wewe. Ariko nimba tubirimo, tubiwemo, iki gitabo ni cyiza, tuzakibonamo amasomo menshi, tuzakibonamo kubana n'Imana no kuba umwizerwa nk'uko yabivuze, kuba umwizerwa w'Imana, ikaguhishurira, ikakumenera amabanga ibyo abandi batabonye, ikanakurinda, ikanaguproteja, ikanakwemeza abantu. Harimo ibintu byinshi cyane. Haleluya! Ikanakwemeza abantu. Hari aho yagiye ihagarana nawe azabibabwira, havuga ati ibyananiye abandi, ibyo ntahishurira abandi, wenda biguhishurira kugira ngo bamenye ko nagutoranije, kandi ko muri wewe harimo Imana zera. Haleluya! Hari mu mwuka utandukanye n'imyuka bagenderamo. Tugiye gusenga Imana. Ubwo narimvuze aya magambo kugira ngo wumve se iyi Mana yo, iyo tuvuga ngo turashaka kugira umutima uriya, kuvuga ngo yari umukiranutsi, yari umuntu yubahaga Imana, yubahaga n'abantu, ibyo bintu hari karite umuntu w'umukirisitu w'umurokore agomba kugira. Yubahaga Imana, ntiyashirizaga isoni, ntiyagamba. Mbese ikintu kitwa gukiranuka, kwera n'imbuto nizo ziri kubura mu barokore. Kwera imbuto, guhagarara neza mu byo twizeye, ku buryo utubona akavuga ati bariya ni abakirisitu. Ni naho n'iryo zina ryavuye. Haturiya nawe agenda nk'ababandi, uriya nawe ni wa wundi, uriya agenda. Reka bavuge ko tugenda nka Kristo. Haleluya! Reka batwita ba Kristo. Reka ayo mazina, gukiranuka kwawe kwatuma hari abahinduka, bakamenya ko ubwami turimo ari ubwami bujya bugorora abantu, ari ubwami bujya butanga umurongo, bugashepinga umuntu, bukamuha igihagararo kizima, kamuha imyitwarire mizima, agahinduka umuntu wo kwifuzwa. Tugiye gusenga Imana. Mbese nawe urumva ushaka koko kugaragara imbere y'Imana utagawa? Ibyo yavuze byose biri muri biriya bitabo, iyo ukurikiye urabyibuka. ari no mu rwobo rw'intare, urabyibuka umwami amubaza ati Daniyeli mugaragu ukundwa, waba ya Mana ukorera yabashije kugukiza? Rega izadukiza. Imana dukorera izadukiza. Imana twubaha izatugira neza, izadukura mu nzobo. Amena. Haleluya! Ni igitabo tubashije kumera nkawe rwose, twavamo abakozi b'umumaro. Reka dusenge. Urabishaka se bigufitiye umumaro? Abicaye batarwaye, ese mwaba nka Daniyeli? Abicaye batarwaye, ubwo muba mwatsinzwe tayari. Nimba utarwaye
ukaba udashobora guhaguruka ngo wisengere usenge nawe umushumba ari imbere yawe kugira ngo dusenge iki kintu, uba hari ahantu uri gutsindwa, kuko buriya nyine kumvira kuruta ibitambo. Reka dusenge Imana. Yego hari ababa barushye banashonje, Uwiteka abagirire neza, Uwiteka abarengere, ariko hari aho biva, hari aho kwihangana, hari ibintu byinshi Imana itujijaho, Imana ituma ikavuga ati uyu namukoresha iki, uyu namukoresha iki, uyu gutya, irebye imiterere yacu. Imiterere yacu rero ni ikintu gikomeye mu bwami bw'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana yera, Uwiteka Imana ikiranuka, aya masaha kuri uyu mugoroba twongeye kugushima, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Mana y'agakiza kacu, Mana nzima, turi hano, turi ku mafunzo, turi ku masomo, turi kwiga iby'ubwami bwawe Mana, uburyo twagenda dukurikije abatubanjirije, uburyo banesheje iyi si, uburyo banesheje ibyo natwe tugenda turwana nabyo. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, bakavamo abizerwa, atari izindi mbaraga bafite, atambaye ibindi bintu, ahubwo babishobojwe n'umwuka wera w'Imana ndetse n'amahitamo mazima. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa. Daniyeli yari umusore, Daniyeli nawe yashukwaga nk'abandi, Daniyeli yari afite umubiri, Daniyeli yari kugira ubwoba, Daniyeli yari gushaka amaronko, Daniyeli ariko Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, kubwo kukubaha hari byinshi yaretse, aravuga ati nibiba na ngombwa nge napfira ibyo nemeye, nibiba na ngombwa sinakwihakana Imana yanjye, nubwo naba ngiye gupfa sinakwihakana Imana yanjye, ibyo mu ntegeka sinabikora kuko bihamarije n'amategeko y'Imana yanjye. Ntabwo ari uko, nimba ari uko gupfa nzapfa, ariko nzapfa nizeye Imana, ariko nzapfa ntahinyutse, ariko nzapfa ntamaramaje Imana yanjye. Daniyeli yarabikoze, n'abandi bahanuzi barabikoze. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, dufite igicu cy'abahamya babashoboye gukiranuka, abagendeye mu mateka yawe, abagendeye mu mategeko yawe. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, abagendeye mu gukiranuka, abaguhamije bigoye, abihanganye bageza ku mperuka. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, turabafite ni benshi, dufite igicu cy'abahamya. Natwe Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, ab'iki gihe Data reka bazatwigireho, ab'ibindi bihe bizaza, igihe cyose tuzaba tutakiriho, bazavuge bati naka, bazavuge bati amazina yacu nayo yahagaraye mu gihe cyayo. Mu gihe nk'iki Mana reka tuzasiga amateka mu izina ryawe rikomeye, tuzandikwe mu bindi bitabo. Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, nubwo Bibiliya itagusubirwamo, nubwo tutakwandika muri Bibiliya, ariko hari ibindi bitabo twakwandikwamo. Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, ab'ibihe bizaza bakazavuga ubutwari bwacu, ab'ibihe bizaza bakazamenya ko twakoranye n'Imana mu izina ryawe rikomeye. Kuko Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, mu binyejana byose uhora utoranya abawe, uhora utoranya abakozi. Mana nkuru ntabwo wareka, kuko ubwami bwawe burakomeje, kandi ubwami bwawe buriho, kandi ubwami bwawe bukeneye abakozi, kandi ubwami bwawe bukeneye abahamya mu izina rya Yesu. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, turi hano dukoreshe, turi hano ngo ducure, turi hano ngo tunagure mu izina ryawe rikomeye. Dukuremo ibikoresho wishimira. Mitima yacu ngiyi urayizi, urayisobanukiwe, uko turi urabizi, intege nke zacu urazizi, uko duteye urakuzi, ingeso zacu urazizi. Muririmbyi yaravuze ngo za ngeso wa muba twanduza, za zindi za kamere ngo nizishaka kubyuka ngo uzirimbure uzice, duhore twihariwe n'ibyawe Kristo. Reka ibyawe bitwiharire mu izina ryawe rikomeye, tugaragare turi abawe Kristo mu izina ryawe ryera. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, urandure muri twebwe imizi isharira mu izina ryawe rikomeye. Tureke gusharirira abantu mu izina ryawe ryera, twere imbuto zikwiriye abihannye mu izina ryawe ryera.
duhamye abo turi bo, duhamye ibyo twamenye mu izina ryawe rikomeye. Mana y'agakiza kanjye ndakwingize data wa twese wo mu ijuru, wemere udutoranyemo abagabo b'intwari, abasore b'intwari, abagore b'intwari, abakobwa b'intwari mu izina ryawe rikomeye, bafite umutima umeze nk'uko ushaka, abatsinzi mu izina ryawe rikomeye. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, abo kamere zapfuye, abemeye gupfa ku bwa ingeso, abemeye gupfa ku bwa za kamere mbi mu izina ryawe ryera, bakazuka ari ibyaremwe bishya mu izina ryawe rikomeye. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, ukabakuza bakagera ku gihagararo cyiza cy'igihagararo cya Kristo mu izina rya Yesu, tukagera ku rugero rukwiriye mu izina ryawe ryera. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, ukadukoresha iby'ubutwari. Ngaho tugirire neza, uratuzi uradusobanukiwe, uzi imyicarire yacu n'imiryamire yacu, uzi intege nke zacu. Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, niwe watwambika imbaraga. Niyo mpamvu tugusaba mu gihe nk'iki Mana, tukwinginga ngo aho ubona tudakwiriye mu izina ryawe ryera, aho ubona ducagase utwuzuze mu izina ryawe ryera, aho dufite intege nke uhuzurisha imbaraga zawe mu izina ryawe rikomeye. Ibyatunaniye ubinanize, ibyadutsinze ubitsinde mu izina ryawe rikomeye. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, dukure ibidusuzuguza mu izina ryawe ryera, tugirire neza, tugwirize imbaraga z'umutima mu izina ryawe rikomeye, tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Urakoze data wa twese wo mu ijuru, urakoze uwera wa Isirayeli, tugukomeye amashyi Mana kuko bidukoreye. Mu izina ry'umwana Yesu tubyambaje dushima, amen. Imana ibahe umugisha, kandi twongere twerekezeho Revera ibiganza. Imana y'amahoro imugire neza, izanamushoboze muri iki cyumweru. Imana ibahe umugisha. Wenda ngira ngo twahita dusoza kugira ngo amasaha aragiye dusoze, kugira ngo ejo tuzaze, kandi murarike benshi, mushyire afishe ku ma status yanyu kugira ngo n'abandi batubone. Ivugabutumwa narababwiye hari uburyo rikorwa, ntabwo ntituzajya dushyiraho bya bindi bisetsa gusa, dushyireho ko hano hantu hari seminere, dushyire hano hantu ko hari ijambo ry'Imana, ahari umuntu yaza agakizwa naryo. Hari utuafishe bakoze, mudushyireho, umuntu nabona cyangwa se unararike bya bindi duhora tubabwira, urarike mugenzi wawe, ejo azaze atangirane yumve icyo gitabo, yumve umusore yahamije Imana, Imana ikamukoresha ibyo yagambiriye muri iyi si, kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Rero hari purpose, hari impamvu waje muri iyi si, ntabwo uri inzaduka, ntabwo uri impanuka, ahubwo sohoza umugambi Imana yagushyiriye mu isi. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza.